Banyarwandakazi, reka uyu munsi ntangire imvuga ngo banyarwandakazi, abarundi ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Namwe mwese mwahisemo gukurikira Oasis TV1. Njye ndi wa muhungu wa JJ mubera umuhungu cyane. Uyu munsi rero murabona ko ntangiye introduction wenda bitandukanye nuko najyaga ntangira ibiganiro byanjye. Ikintu ushaka kuvugaho by'umwihariko hari space nari nateninze mu kanya nari ndimo ndeba. Iyo witwa ngo Godfather. Witwa Godfather avuga ku bintu bya DJ Sonia, avuga ku ifoto yasohotse mu kinyamakuru inyarwanda.com. Iyo foto ni foto ya DJ Sonia aho yari ari mu gitaramo gisoza festival ya Giant of Africa. Ni foto mu by'ukuri idafite ikintu itwaye, ni foto dusanzwe n'ubundi tubona hano i Kigali, n'ibintu bisanzwe, n'ibintu abanyarwanda batajya bataho n'umwanya. Kuba umufotografe yafotora umuntu, ifoto bitewe n'ukuntu umuntu yaje yambaye, ifoto ikajya hanze, abanyarwanda ni ibintu bamenyereye, ntago ari ibintu bishyashya, ntago ari ibintu bishyashya mu Rwanda muri showbiz yacu. Ahubwo ikibazo naje kugira n'uyu musore, niba ari umusore niba ari umugabo ntago mbizi, utuye mu gihugu cya Canada, uyu wita ngo Godfather. Uyu muvandimwe ntago nzi niba agira umurimo cyangwa se niba nta kindi kintu akora, kuko umuntu wifata agakora space iri bumara amasaha ngahe avuga ku bintu bidafite pfo na ruguru, ntekereza ko nta wundi murimo agira. Nyine ni uwo guhora mu matipu, ni uwo guhora fata ibintu abidramatiza, ni uwo guhora asopanya abantu, ni uwo guhora ateza saga mu banyarwanda. Sinzi niba ari byo yashatse kubakiraho izina, cyangwa wenda afite indi ntego, cyangwa se afite undi mugambi mubisha agamije, kubera ko ntago umuntu yaba afite intego nziza ngo akora ibintu nk'ibi ngibi. Ari ikintu abantu bajya birengagiza buriya, wenda ku mpamvu ze, buriya we niwe uzi impamvu ze, gusa twebwe nk'abakurikiranira uruganda rwa industry wenda ya entertainment hano mu Rwanda, babikurikiranira hafi cyangwa bayibamo, hari ibintu tubona ko bitagakwiye, kuko iyi foto ntago ikibazo ari umufotografe wayifotoye, kuko mu bigaragara abantu mwese mwari muri kiriya gitaramo, DJ Sonia yari ari hejuru kuri stage, audience yari iri munsi, kuko ntago abantu bose bari kuri stage. Nuvuga ngo n'umufotografe wafotoye iriya foto yari ari hasi, ibyo kamera yafashe nibyo audience yabonaga. Ntago umufotografe ntiyahimbye, umufotografe ntago yagiye numvaga hari ahantu bari kuvuga ibintu yagiye ngo amushyira kamera muzi bagira ibiki. Ibyo ni ibintu bisanzwe bitewe naho fotografe yari ahagaze, angle yafashe, nyine ibyo yafotoye nibyo na audience yari irimo kureba. Kandi iriya foto niba mwayibonye wenda mwabonye ko niyo wayizuminga gute nta kintu ushobora kubona n'ubundi, uretse amatiku ya Godfather, uretse wenda nyine umugambi we mubisha afite tutazi ngo ugamije iki. Byari byose tubona ko ari umugambi mubisha, kuko si ubwa mbere akora ibintu by'amaspace nyine bigamije kudramatiza ibintu, guteranya abanyarwanda, kugonganisha abantu. Ariko ibi ni ibintu byahozeho. Amafoto yahozwe afatwa n'ubundi n'abapaparazi, muribuka ba K John rwose niwe muntu wadukanye ibintu ngo byo gupaparaza. Byari ibintu byagezweho cyane mu myaka yashize, noneho bafataga amafoto ari hanyuma y'aya ngaya. Uyu munsi rero mu Rwanda ntago ari ibintu bishya, nta n'umuntu bitaho umwanya rwose. Ahubwo umuntu nka Godfather ufata ifoto nk'iriya akaza akajya kwikomantinga, agakora space y'amasaha ngahe avuga ku bintu bidafite pfo na ruguru, njye mbona ko afite umugambi mubisha. Niyo mpamvu nakomeje gukoresha ijambo ry'umugambi mubisha. Ntago ari ikintu cyiza yifuriza uyu mwana w'umukobwa DJ Sonia. Ntago ikibazo ari umufotografe wafotoye iriya foto, ikibazo wenda ni uwayipostinze, kuko umufotografe nta kosa na rito yafite. Iki ni ikibazo gikomeye rero, ikibazo gikomeye ni Godfather, kuko nk'umuntu utaruzi iby'iyo foto, utanabyitaye, wenda wanayibonye akabona ni ibintu bisanzwe, abona andi mafoto ari hanyuma iyi ngiyi, ntabyiteho. Kuba Godfather yafashe umwanya agafata amasaha angana gutya agakora space avuga ku by'iyi foto, ashobora kuba afite icyapfa na DJ Sonia, kuko ibi ni ugushaka guharabika uyu mwana w'umukobwa, ni ugushaka kugira ngo umuntu utari wabyitayeho ajye kubyitaho, nawe yashyiremo ubwenge bwinshi cyane, abyanarize, agira ibiki, abonemo ibintu bitarimo. Muze kumfasha abantu muri kubona iyi foto, wizuminga uko wayizuminga kose, iyi foto ni foto isanzwe. DJ Sonia yari yambaye neza, yambaye imyenda y'umukara, ubona ko nk'umu DJ wese nyine. Hanyuma rero Godfather kugenda agafata amakosa agashaka kuyashyira ku mufotografe, ntago ikibazo afite, ntago ari icy'umufotografe. Nta mufotografe nta ikibazo bafitanye, kuko nta kosa afite. Ahubwo ikibazo ashobora kuba gifitanye na DJ Sonia. Ari nayo mpamvu navuga ngo DJ Sonia mwoga byaramwe. Niba uzi uyu mugabo, sinzi niba ari umugabo cyangwa ari umusore, uyu Godfather, icyo nzi nuko aba muri Canada,
niba hari ikibazo mufitanye mwegere mu gikemure, kubera ko uyu muvandimwe ntago akwifuriza ibyiza, ntago akwifuriza ibyiza, kuko uburyo arimo arashaka ni uri gushaka kukwandagaza muri make, ni uri gushaka kukwandagaza, kuko kujya kuvuga ku ifoto yabaye ifoto, fata amasaha ngahe turavuga ifoto mwayaciye mu Nyarwanda, photographe ifoto ye, ifoto yarere hasi. Photographe yari gufotora ahagaze hehe ko yari ari muri audience? DJ Sony yari kuri stage, umuntu uri kuri stage yaba ari hejuru. Photographe hano yari muri audience, n'ubundi audience iri hasi nayo ntago ibiri kuri stage, yari guhimba ibintu se. None ziriya foto none ni Photoshop, tuvuye ngo ifoto arangije araeditinga ngo ashaka kugaragaza ibice bimwe by'umubiri. Ibyo ntago ari ikibazo, uretse ko uyu muvandimwe rwose ngo ni Godfather, ngiye maze gukurikirana amaspesi ye menshi ategura, abafite utuntu tw'udutiku nyine, abafite ukuntu ashaka kugonganisha abantu, abafite ukuntu ashaka gusopanya abantu, kandi ni ikintu kitari cyiza, ariko wenda reka tuvuge ko hari n'amakosa yakozwe da, tuvuge ko hari amakosa yakozwe, niba ari ashaka kuyashyira ku mufotographe cyangwa niba ashaka kuyashyira ku wapostinze ifoto, ntago byakabaye byiza ko space, kuko space yatendingwa n'abantu benshi, umuntu wese arajoininga agira ibiki. No vuga ngo nibwo buryo ahubwo noneho bwo gupromotinga cya kintu we yabonye nk'ikosa, nibwo buryo bwo kugira ngo yandagaze uyu mwana w'umukobwa DJ Sonia, nkaho yagaciye mu gikara akabwira DJ Sonia ati wenda ninde muntu wagufotoye iriya foto, cyangwa avugana n'abantu b'inyarwanda babwiye ati mwaka byaramwe ibintu mwakoze murabona bitari gushyira industry yacu habi, ahubwo arabifashe arabipromotinze, isi yose irabibonye, bagiye kubyitaho, bigiye guteza ikibazo. Ibi ngibi ntago ari umuco, nta nubwo ari umuco nyarwanda. Ubu ni umuco nyarwanda, iyo ikibazo cyavukaga mu rugo cyangwa mu muryango, ntago abana bajya kubyasasa hanze kugira ngo n'abaturanyi mu mihana babimenye. Yabaga ari ibanga, bigakemurirwa mu rugo, bigakemurirwa mu muryango, ibintu bigasubira ku murongo nyine. Niyo mpamvu abakobwa b'abanyarwandakazi ndetse n'abahungu b'abanyarwanda bagiraga umuco, bakagira n'umuco w'ibanga. Ariko noneho izi mbuga nkoranyambaga zaraje, ngira ngo bisa nkaho twavuye mu isi analogue tujya mu isi ya digital, bisaza abantu bamwe, ari naho ndi guhera mvuga ngo uyu muvandimwe Godfather, sinzi wenda bazaturebere ko nta n'ikibazo afite mu mutwe, kuko nta muntu mukuru, nta muntu uzi ubwenge, nta muntu ufite indangagaciro za kinyarwanda ushobora gukora amakosa nk'aya ngaya. Umuntu wese mukuru aratekereza akamenya ngo ikintu ngiye gukora effect kiri buze kugira ni iyihe, ese ngiye gukemura ikibazo koko ngiye mbona ko ari ikibazo, cyangwa ahubwo ngiye guteza ibindi bibazo. Ndakomeza kugaruka cyane ku kintu cy'umuntu wenda ushobora kuba utarabonye iyo foto ya DJ Sonia, umuntu wenda utarigeze witabira iki gitaramo cy'isozwa rya festival ya Giants of Africa, akaba yabonye space. No kuvuga ngo byahise bimuhindura mind, nawe mind mutegeka ko agomba kujya gushaka ya foto akayireba. Iyi foto najya kuyireba bitewe ni space Godfather yakoze n'ibitekerezo bitandukanye bagiye batangaho, nawe aratangira kubonamo ibintu bitari byo, aratangira kubonamo ibintu Godfather yavugaga, yahimba ibintu bitari byo, teranya abantu, abo ukuntu ko ngo bagaragaje ubwambure bwe bagize ibiki. Umuntu uri buze kujya gushaka iyi foto yarebye space, ashobora gutangira kwimagina ibyo bintu. Ariko noneho hari abandi bantu bafite ubwenge bari burebe ifoto bagabaje, ariko uyu muvandimwe Godfather muri Canada nta baganga babayora, kugira barebe niba nta kibazo uyu muvandimwe afite mu mutwe, kuko ifoto ni ifoto isanzwe, nta gikuba cyacitse. Nta n'umuntu hano mu mujyi wa Kigali wigeza bitaho umwanya rwose avuga ngo iyi foto ngo itangazamakuru nk'inyarwanda ngo byagize ibiki. Bro, industry y'umuziki nyarwanda, showbiz y'iwacu yarakuze, yamaze kugera ku rundi rwego. Twarenze amatiku nk'ayo ngayo, twarenze ibintu by'ubusutwa nk'ibyo ngibyo, twarenze ibintu byo kugenda uteranya abantu, ushaka kudramatiza ibintu uburyo budafututse, ugashaka kwita impirimbanyi ya showbiz. Nawe ibyo bintu ntago bikora niba ari byo bintu ushaka kubakiraho izina, kuko nyemaze gukurikira kenshi nyine. Niyo mpamvu mfashe umwanya kugira ngo noneho nguhe ubutumwa kugira ngo ibi bintu nawe witekerezeho, wicare witekerezeho. Niba udafite ikindi kintu wakora ukabyara, we ushobora gukora ibintu biri positive, urumva, ibintu biri buze kugira abanyarwanda akamaro, ibintu biri buze kugirira n'isi yose akamaro.
apana ahubwo gufata ibintu byo mu Rwanda ukajya ukabyeexposa mu buryo butari bwo, ugafata abantu nk'uyu mwana w'umukobwa DJ Sonia umushake umusaba imbabazi pe, umusaba imbabazi kuko ntago ikibazo ari wamufotoye, ntago ikibazo ari umunyamakuru wakoze inkuru agashyiraho iriya foto, ahubwo ikibazo ni wowe wafashe ifoto ukayidramatiza, wowe wafashe ibintu ukabishyira ku rundi rwego, ugatangira kumvikanisha ukuntu ari amakosa, ukuntu bitari bikwiye, ukuntu byageze biki. No uvuga ngo ni wowe wabipromotinze, ahubwo ushaka kwereka abantu ko ibintu byakozwe ari amabara. Ushatse rero gushake DJ Sonia umusabe imbabazi kuko wamuhemukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wamuhemukiye rwose bigaragarira buri wese, kuko umuntu wakurikiye space akayakureba ifoto agasanga ifoto nta kibazo ifite, so urabona atari bugufate nk'umusazi koko cyangwa umuntu w'umurwayi wo mu mutwe. So Godfather rero gerageza aho kabyarawe, ubutumwa ubu ngumba mbuguhaye kugira ngo wikubita agashyi nawe witekerezo nk'umuntu mukuru, kandi ntekereza ko wumva byari byo byose, uze kwisuzuma, ufata umwanya wisuzume, ushake n'ikindi wakora. Niba nta mirimo ufite, wakora ibintu bifite biri kuri gahunda, ibintu bitari buze kugira abandi bantu bigushamo, ibintu bitari buze kwangiza amazina y'abandi bantu, ugakora ibintu byubaka pani ibintu bisenya. Ibintu byo gukora birahari byinshi, content zirahari nyinshi, ibintu byo kuvugaho byinshi birahari byubaka, ariko batari ibintu byo guteranya abantu, atari ibintu byo kwangiza industry yacu, atari ibintu byo gushaka kwigira impirimbanyi kandi wangiza n'ibyagezweho. Ibi bintu ngiye mbona ko ufite indangagaciro zitari z'ubutore, indangagaciro zitari z'ubutore, kubera ko intore ubundi ni umurinzi w'ibyagezweho, aho wowe n'ibyagezweho urimo kubyangiza, urimo gushaka kwigira impirimbanyi ukangiza ibintu, ukagera ibintu by'amatiku rwose sinzi. Uze gufata umwanya nawe witekerezeho, wisuzume, uraza kubona ko koko ari amakosa yakozwe. Gusa inama nakugira nuko bitewe n'ibindi byose wagiye ukora, izindi space wagiye ukora nyine z'amatiku, urabizi ko ari byo bintu horamo, bisa nkaho nyine nta kazi ugira ari wo murimo wonyine, byari byose wahisemo gukora. Ushaka ukuntu ukora indi space noneho usaba abanyarwanda imbabazi, wisegura ku bintu byose wakoze, kandi ubizeza ko ugiye guhinduka niba koko ibi bintu urimo kubyumva ugasobanukirwa neza n'ibintu ndi kukubwira. Bwari ubutumwa rero nagira ngo nkugezeho. Reka nshimire na buri wese wahisemo gukurikira Oasis TV1. General J Mubera, mukore subscribe kuri Oasis TV1 kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.